bakiriye umukozi w'Imana yatugezeho ubutumwa kugira ngo abwire abadukurikiye kuri iyi televiziyo, ubundi mwakire abakozi Imana iramugisha kandi irakomeze. Nubwo tugiye kuganira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri mu byahishuriwe Yohana igice cya mbere. Turahera ku murongo wa mbere, turaza gutaruka dusome no mu gice cya kabiri duhereye ku murongo wa gatatu, turaza gusoreza mu gice cya kabiri nanone ku murongo wa 24. Kadusome ibyahishuriwe na Yohana duhereye ku murongo wa mbere. Aravuga ngo ibyahishuriwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana. Ubu uhamya ibyo yabonye byose ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri byo, kuko igihe kiri bugufi. Tugarukira aha ngaha turaza gukomeza. Hahirwa uwitondera amagambo. Iri jambo ndisesenguye biragaragara ko batubwira ko hari ibyo twasomye, hari ibyo twumvise tugasoma, hari n'ibyo twabonye kuri Yohana, hari ibyo twabonye no kuri Yesu Kristo ubwo yazaga hano ku isi. Hasi baza kutubwira ngo turategereje ngo ibyanditswe muri byo twasomye twumvise ngo tubimenye ngo kuko igihe ngo kiri bugufi. Mwene data wakwibaza ngo utegereje iki? Twihuse dutegereje Yesu Kristo ubwo azaje gutwara umugeni we yakoye hano ku isi. Ndagira ngo nkubwire ngo witeguye ute? Ese muri no minsi utegereje ute umwami Yesu Kristo? Ko wasomye ibyanditswe, ko wabwirije ubutumwa, warabwiwe nawe ubwawe urabubwiriza, ariko se witeguye ute? Wahirwa usoma aya magambo ngo akayakurikiza, ngo kandi gukora ibikwiriye niwe uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Mwene data, ndakwinginze ngo usubize amaso inyuma, urebe ibikwiriye gukorwa ubikore, kuko igihe kiri bugufi. Yesu Kristo agiye kugaruka. Iyo dusomye ku nkuru y'abakobwa 10, 5 b'abapfapfa na 5 b'abanyabwenge, iyi nkuru itubwira buryo ki bari bategereje umukwe kandi bose bari mu mwanya umwe. Icyantangaje cyatumye ntekereza cyane, aba bantu bose bari bategereje umukwe kandi ngo bose ngo bararyamye bahurikira kimwe, kandi bose niko bari bafite iki? Amatabaza. Bose bari bategereje. Nakubwira nti aba bantu 5 kuko bari abanyabwenge, kubwawe bakumva ko batahagombye gusinzira. Ariko hari icyo ugomba kureba, hari icyo tugomba kwitegera tugasesengura. Aba bose barasinziriye, ariko ngo bari bafite amatabaza, basinzirana amatabaza yabo. Ese bose amatabaza yabo yari mwiki? Bari bizeye iki? Mwene data, ariko ngo umukwaje ngo bose basanze basinziriye, ngo umukwaje bose n'ubundi babyumvise kimwe, bakangukira rimwe baje kwakira umukwe. Mu gihe bagifata bya bindi basinziranye ariyo matabaza yabo, 5 bari abanyabwenge ngo bacanye amatabaza yabo baje kwakira umukwe. Ariko 5 b'abapfapfa ngo bakongeje amatabaza yabo, basanga biri kwanga ntabwo yaka. Bagerageza kwinginga bagenzi babo ngo bashe kubaha amavuta bashe kwakira umukwe. Barabwira ati reka da, nayo dufite natwe ntabwo dukwiye. Mwene data, usinziranye iki kigiye kwakira Yesu Kristo agiye kugaruka? Nicyo ufite ugiye kwakiza Yesu Kristo? Usinziranye iki muri uno mwanya? Itegure, umwami Yesu ari bugufi. Hari icyo ukwiye gukora. Aba 5 b'abapfapfa
bari basinziye bari kumwe n'abandi. Ariko mwene data, icyo usinziranye nicyo uzakangukana, kandi icyo uzakangukana nicyo ugiye kwakiza Yesu Kristo agarutse. Mwene data, ibaze muri kano kanya Yesu Kristo agarutse, niki wamwakiza? Aho ntiwaba nk'aba bapfapfa bagiye gucana amatabaza yabo bagasanga nta mavuta arimo. Wowe niki witeguye? Usinziranye iki muri kano kanya gishobora gutuma wakwakira Yesu Kristo ugahagarara udatsinzwe? Imana idufashe cyane. Dusube ku murongo ukurikira. Ngo dore azazana n'ibicu, kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone amen. Ijambo ry'Imana ko rivuga ngo ndi Alufa ndi Omega, ndi itangiriro ndi iherezo, ni ko Umwami Imana ivuga. Ariho kandi yahozeho kandi azahoraho, n'ishobora byose. Uwiteka Imana dufashe cyane kandi aduhe umugisha. Ndakwinginze ngo Umwami Imana niwe utureberera buri munsi. Uwiteka niwe ukucunga aho uri hose, ibyo ukora arakureba, ariko akakwihorera akakubwira ati ntabwo mpamwe nawe. Igihe kigiye gusohora, umunsi ugiye gusohora, umunsi wategerejwe n'abantu benshi, umunsi wategerejwe n'amahanga, umunsi wategerejwe n'abatari bamwe, umunsi wategerejwe n'ibikomangoma, umunsi wategerejwe n'umukene hasi wo hasi, umunsi wategerejwe n'uwo ari we wese. Ariko bigiye kugaragara. Dusomeye muri Yohana ibyahishuwe igice cya 2. Ngo uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ngo ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere wari ufite. Ushobora kuba warihanganye, ushobora kuba warakoze ibikomeye, warafashije imfubyi, warakoze ibikomeye, waragerageje, ariko ugacuruzwa n'ikintu kimwe. Urukundo wari ufite rwaragabanutse, bigutesheje agakiza, bigutesheje ubugingo. Wisuzume aho tuba mu kazi, aho dukorera hirya no hino, niko tubanye n'abantu. Ngo ariko rero ngo mfite icyo mugaya. Icyo mugaya ni iki ngiki: urukundo rwawe rwa mbere rwarakonje. Usigaye utambuka abantu bakavuga ati ngo kiratambutse. Niki ugiye gukora muri uwo mwanya? Niki kigiye kugutabara kugira ngo Umwami Yesu Kristo naza uzabashe kubana n'abakaramata? Ngo ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nukwibukaho wavuye ukagwa wihane. Ibuka, tekereza neza umurimo wawe wa mbere wakoraga. Tekereza neza ibikorwa wakoze. Tekereza igiye kwaka ikamba ryawe kandi wari umuntu wakoreye Imana, warasenze, waragiye henshi, warakoze ibikomeye, ariko ukaba ugiye kugushwa n'icyaha. Oya, icyaha kimwe gusa. Isuzume bene data, kugira ngo Yesu Kristo nagaruka tuzabane nawe. Ijambo tugiye gusorezaho turaya ku murongo 23. Ngo unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mperuka, nzamuha ubutwari bwo gutwara amahanga. Unesha akageza imperuka azahabwa, azahembwa. Hari ibihembo wateganirijwe, hari ibihembo ugiye guhabwa kubwo kubabarira hano ku isi, kubw'imibabaro wagize. Mwene data, wowe ufite agahinda, wowe ubabaye, wowe urwaye ubona byanze, ndakwinginze ngo Uwiteka Imana, mu Kristo uri mu kigeragezo, mu Kristo uri mu buryo ubona butagutunganiye hano ku isi, ubona byanze, ndakwinginze ngo usabe Imana yawe gutabare. Gutabara utaraseba imbere y'abafarisayo, Imana igutabare. Uwiteka dutabare cyane. Ngiye gusoza, ariko umenye ngo utekereze ngo usinzira n'iki? Ni iki kigiye kwakiza umukiza? Ni iki kigiye kwakiza Umwami Yesu agarutse? Aho ni waba ugiye kuba nk'abapfapfa bakoresheje amatabaza yabo bagasanga nta kintu kirimo. Ese wo muri kano kanya niki wiringiye izi saha ku munota Yesu Kristo aje? Niki ugiye gukora? Aho ntugiye kwibuka icyo gukora uko Yesu Kristo yaje?
rukwiriye hakiri kare. Nande dutabare. Mukristo udukurikiye, icyo nagusaba ni ukugira ngo umenye neza kuko ibyavuzwe cyangwa se ibyo dusoma muri Bibiliya yera cyangwa se mu byo twumva batubwiriza mu butumwa, umenye ngo bigiye gusohora. Bigiye gusohora. Ibyahanuwe byarahanuwe. Ibyasohoye byarasohoye, urabibona. Ariko se urabibona ukabitekerezaho iki? Byarahanuwe ko Yesu Kristo azaza. Yaje, warabisomye urabizi. Byarahanuwe ko umwuzure ugiye kuza. Umwuzure uraza. Niho baramukwena. Aho yabazaga imbaho zigasaza kongera gasana. Ariko igihe cyarageze, umwuzure uraza. Abamukwenaga babona ukuri kw'ibyo yari arimo. Uwo bitaga umusazi arakira. Uwo bitaga umusazi bamaze kumwinginga bati kingura Nowa. Nowa arabwira ati ntabwo ari njye wakinze. Natwe iherezo rigiye kuza. Ugiye gusobanukirwa n'ibyo wise ko bidashoboka. Ugiye gusobanukirwa. Ariko ndakwiginze mwene data, uzibona mu mwanya w'ababoroga bazize ibicumuro byabo, ahubwo uzibone mu gutabarwa na Yesu Kristo ubwo azaba agarutse. Ubu tuzamukane nawe mu ijuru, duhabwe intebe y'ubwami, duhabwe igihugu gihoraho, ubuzima buhoraho butari ubwaha ku isi. Tegura ubugingo bwawe rero, tegura ubugingo bwawe bw'ahazaza, kugira ngo Yesu Kristo naza tuzamwakire. Imana ibane namwe kandi ibahe umugisha. Wowe tuganirira ijambo, ndagira ngo nguhumurize nkubwire nti ibyo urimo ubona bigoranye, Yesu Kristo agiye kugutabara. Kandi naza tuzamwumva, naza umwiteguye tuzamusanganira, tubane nawe iteka ryose akaramata. Imana ibahe umugisha. Witeka Mana yacu, murengezi w'abantu, turagushimye, turaguhimbaje. Duhe imbaraga zo kugutegerezanya kwizeye, tuzi ko ugiye kutujyana mu ijuru. Ahubwo twe guhunikira ngo dukangukane amatabaza atagira amavuta. Ahubwo icyo dusinziranye kiri kera, kiri cyo kukwakira. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze mwebwe mudukurikiye. Niba wizeye ko umwami Imana ahari kandi wiringiye ko agiye kuza akakujyana, utegerezanye wihanganye, we gucogora igihe kiri bugufi. Imana ibahe umugisha.